noruya we just careful kandi zo kanone wewe muzamwica abantu bakigira check wasigaye mwenyine se musaza? Abana abandi babarekuye batashye. None se urazira iki? Nishe umuntu. Bawugatiye imyaka ingahe se wowe musaza? Amatiye 25. Ukazayirangiza kuko numva ari myinshi. Yuko byaje kugaragara ko kijyambere nyuma yo kwica umuvandimwe wawe akaba yageze niwe akihekura akica n'umugore we nicyo bivugaho. Bo urebye ibintu ubu ngubu biri mu buyobozi, ribu iriho irabikurikirana nta kibazo umuntu bamufasha. Ese wowe urumva ari ikihe gihano cyaba kimukwiye? Ibihano ni byinshi ariko ubundi abantu nka bariya bakabarasha nta nubwo bakwiye kujya mu nkiko cyangwa bakurikiranwa n'ubuyobozi. Mu by'ukuri nk'uko mubibona ahangaha nahabereye icyaha. Umusore rero ukekwaho kwihekura yarangiza agatwika n'inzu ye uzwi ku izina rya kijyambere, ubu ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Mu minsi mike rero arabashyikirijwe urukiko rwo ruri bubashe kumukatira naramuka ahamwa n'icyaha. Ese itegeko rigenera iki umuntu wakoze icyaha kiriya ko twumva ari icyaha cy'indengakamere kandi kiri mu byaha bikomeye cyane? Mu by'ukuri urebye kugeza iyi saha aracyari umwere kuko ntarakatirwa. Urukiko rero rumaze gusuzuma icyo cyaha rukaba rwamushinja ko ari we wakoze iki cyaha, rufite ibihano biri hejuru rugomba kumuhereza. Bamwe mu baturage twagiye tuganira bagaragaje uburakari bwinshi, bamwe bavuga ko bibaye byiza yazanwa bakabamuhereza bakihanira, bamwe baravuga ati atwike mu ngunguru, abandi araswe, abandi ngo nawe bashyirwe mu nzu atwike. Ni kimwe mu biteganyaho. Mu by'ukuri rero iki gihugu cyacu ni igihugu kigendera ku mategeko, nta muntu wihanira. Hariho inkiko zibishinzwe ziba zigomba gusuzuma umuntu wese wakoze icyaha zikaba zamukatira. Kubw'iyo mpamvu rero ndagira ngo mbwire abaturage yuko igihugu cyacu gifite umutekano, nta muntu wicwa, nta n'amategeko ariho ahana umuntu wakoze icyaha ku buryo byagera ku rwego rw'aho yakwicwa. Uba ahari ararinzwe, agiye gushyikirizwa ubutabera. Ibindi numva muzagenda mubimenya uko bizagenda iminsi y'icuma. Afande, niki wabwira abandi bantu baba bashaka gukora icyaha nk'ike cyangwa n'ibindi byaha byose muri rusange? Mu by'ukuri ndagira ngo menyeshe umuntu wese uzi ko afite umutima mubi wo gukora icyaha no guhemuka, inzego z'umutekano z'igihugu cyacu ntago twicaye. Azagikora aho yahungira hose ku isi, tuzamufata akurikiranwe n'ubutabera. Murakoze, mugira akazi keza. Sawa. Nk'uko mubibona turi habereye icyaha, aha ni imbere y'urugo rwa Kijyambere James. Reka nsubize ijambo mugenzi wanjye uri muri studio Rafiki akomeza bageza andi makuru. Ni ku Mubumbe TV, nari Izere Mubaraka. Nk'ikiremwamuntu hari byinshi duhura nabyo muri ubuzima bwa buri munsi, ariko imyanzuro n'ibyemezo dufata akaba ari ibyashyiririzwa ku buzima bwacu. Icyubahiro nari mfite, amafaranga nari mfite, byinshi byiza nakabaye ndi kubona muri iyi minsi cyangwa se n'izaza, cyose byageze ku iherezo. Dutunga abagore, tugatunga abana,
natwe ubwacu tukitunga, ariko akenshi twirengagiza ko buri kimwe cyose tubona muri ubu buzima ndetse natwe ubwacu bwite turi ibiremwa by'Imana. Nafashe umwanzuro ugayitse cyane, nanjye ubwanjye ntekereza nkibaza niba ese koko ndi ikiremwa cy'Imana nk'uko nabivugaga. Ariko aho ndi nonaha biranyemeza neza ko nta identite n'imwe mfite gukomeza kwitwa ikiremwa cy'Imana, ahubwo nkwiye gusobongera no kwakira neza ubuzima ngiye kubona ahangaye nyuma y'amaferabeto. Karibu. Hey. Ari kurira byagenze bite? Wanda yarwaye. Sawa, bebe ameze ute? Ari kurira byagenze bite? Iriute se? Ni sawa? Neza. Karibu. Ça va? Ça va. Chérie. Komana. Umeze ute? Umeze ute? Koga. Chérie, bite? Ni neza. Nawe. Ese wari gukora ibiki? Ngiki kandi ho. Nsoka kakuvura. Nari ndi guteka sho. Cyari ngese kugiye kuza. Teka kuri iri zuba. So rero Husna. Uyu ni umuryango wanjye nahoraga nkubwira. Chess bebe. Chess. Ha chess daddy. Chess. So Sherry, uyu rero Husna ureba hano niwe dusigaye dukorana mu kazi. Ziriya business natangije zo gucuruza ama Broxema. Uyu nguyu ni ubikontora. Yeah. Husna. Wamubonye? Nabonye ufite umugore mwiza pe. Yego. N'ikibebe cyiza. Ariko murasa wenyine. Yego se? Sha fotokopi pe. Warebye. Barasa cyane. None bakunda kubivuga. Sha no kuri barasa pe. Wow. Nonese nta bebe ntabwo wakira umushyitsi se? Tamwakira. Hari amata, hari jus, hari fanta, n'icyayi. Sha nyihera amazi pe. Bebe mwakiriza iki? Ni amazi of course. Really? Ariko urabona ukuntu yishimiye umushyitsi. Arabakunda byatanje. Ariko sha umva ufite umugabo ugukunda pe. Yiko. Ujye wicara wigurira kanje. Sha nanjye ndamukunda. Umva mu kazi buri segonda buri saha abavuga wowe. N'uyu mukobwa we. Ariko muri neza pe. Sha natwe turamukunda cyane. Kandi n'umuhati agira turabishimira sibyo be? Of course. Turamukunda urabizi. Nanjye ndabakunda cyane. Kandi murabizi sibyo? I know. Ntiwibagirwe ugenda uzana iby'umushyitsi agukwiye. Maybe. Chase. Kwanza reka twe gutinda. Akira. Aho harimo buri kimwe cyose uzakenera kugira ngo mwabashe kumbonera neza ibyo gutumye. Ukuvuga ngo uriya ugende umpimire neza. Doctor please. Umpimire neza urebe koko niba uyu mwana ari uwanjye cyangwa se atari uwanjye. Niko se kijyana. Nishobora kuba bitoroshye
byiza no gupimisha ADN y'umwana. Nese ntabwo umugore wamwizera sha? Ntamwizera ariko ntandi urivugira ubusa ku musozi. Ibaza umuntu dukundana imyaka 2 gusa, fata umwanzuro wo kubana nawe dukora ubukwe bwiza burenze kuriya wari uhari. Nabo tagenda byibuze. Yambwiye ngo aratwite. None kano kanya mbe ndi kumva ngo umwana ntabwo ari uwanjye. Gusa ariko ntabwo ngewe mbikubwiye ngamije kugira ngo musenyere urugo. Oya rwose, oya. Ahubwo ngewe mbikubwiye kugira ngo numve umutima wanjye uruhutse. Kuko maze iminsi mbitekereza. Nkumva ko nahemutse bro. Gukomeza kurira umwana utari uwawe utanabizi, ejo ukazabimenya waramurihiriye kaminuza yarakuze yarabaye umugabo, byakubabaza kurusha. Ahubwo ngiye nifuje kubikubwira. Rekeraho nakumvise. Ibyo uvuga byabaye ryana. Kuko mbere yuko mbana n'umugore uri kwita uwawe, twari tumaze imyaka 2 dukundana. Dukora ubukwe, ndamurongora, arambyarira. Ibyo uri kuvuga byabaye ryari? Ese ubundi ugamije iki? Bro, ngewe ibindi kubikubwira nta yindi nyungu pe, sibyo? Nta yindi nyungu. Ngewe icyo ngamije ni uko ukunda umugore wawe ndetse ukanakunda n'umwana wanjye, ugakomeza ukamukunda, ukumva ko ufite umuryango. Kuko ntabwo mbikubwiye kugira ngo usenye bro, mbikubwiye nyine kugira ngo ahubwo wubake, ubane n'umugore ubizi neza ko umwana afite atari uwawe. Umwana afite n'uwanjye. Ntabwo bishoboka Pablo, ntabwo bishoboka. Uriya mwana ni uwanjye. Okay, ni uwawe. Ni uwawe pe, ntabwo mbihakana. Gusa niwumva ufite gushidikanya muri wowe, biroroshye. DNA ukahita ubona igisubizo. DNA Ja, ahita mbona igisubizo. Ariko kubona igisubizo ntakibonye. Nibyo ko kuri mwana ntabwo ari uwanjye. Kuri mwana murasa pe. Ariko nanone uri mwana n'uwanjye ninjye murera. Nibwo tutekereza ko ibintu maze imyaka 10 nubaka, imitungo yanjye, ibyo nagezeho, ngomba kubisangira n'uwo nakise ko ari umugore wanjye. Ariko ntabwo ari umugore wanjye, ubu ni indaya. Byose nyine baye busa. Urumva wishimye se? bro, ariko nyine ntabwo. Bro, icyo ariko ni indaya yawe bro. Iki ntabwo ndi bro wawe. Bro, wibyegereza umutima wawe. Sasa rero. No. Bro, ntabwo ibi bintu bikora gutya pe. Mbabarira kabisa. Oya. Ndaya nkubwiza ukuri ko. Pablo, umva. Ibi ngiye gukora ntabwo nzabyicuza. Man, ntabwo ngiye kwikuza n'imbunda please. Shyira imbunda hasi. Narereye undi muntu. Ariko njye nabikoze kugira ngo man ngiye ngufashe bro. Umfashe? Yes. Ndagira ngo wubake urugo rwawe neza kandi utuze. Urakoze kumfasha. Umva. Nongeye kumamagara bro. Kijyambe. Ibi bintu ntabwo ari uko wari ukwiye kubikora bro. Shyira imbunda hasi. Nari maze iminsi nishimye. Oya, shyira imbunda hasi. Ibintu ntabwo byo kwita. Nzi neza ko mfite umuryango. Ariko ngiye guhana divorce. Ibyo naruye mbigabane n'iriya bitch bro.
ntabwo bishoboka kuba. Bro, shyira imbere. Reka nkubwire rero wa mugabo we, abantu benshi bakunda gusenya ingo zabo kubera amagambo. Ibyo ndi utavugira ubusa ku musozi ugomba kubyitondera kuko ushobora no gusanga abantu bagiye kubateranya ukisenyera. Biragusaba kwitwararika ibibazo ukabyitwaramo neza, kuko ushobora gukora ikosa gatoya ugahubuka nk'uko abantu banzanga bajya bahubuka. Kenza abagabo benshi bari inyuma y'amaferabeto bagiye korera mu magereza kubera guhubuka, kandi ntandara ari abagore. Utazakora ikosa rero nawe uzavuga uri inyuma y'amaferabeto, dore inshuti yanjye kijyambere. Ikindi kandi nyine no gumana na misiyo yawe umamvirope, ariko ntabwo ndabona nta kiyerekeza kirimo. Icyo cyo ntukigire ikibazo, ahubwo reka dukatana tubanze dufatana akacupa kwanza, mwereze na sheke ubundi ugende byose birangiza. Ariko nzongera gutuza neza no gushyira ibintu byanjye ku murongo, ari uko maze kumenya neza what's really going on about my family. Reka ngende ngukorere ibintu byawe, ariko njye natangiye no kwigirira ubwoba ko ndabona ibintu wabisemo uburakari bwinshi n'umuhangayika nta kibazo, kuko ushobora gusanga mukubise ADN ugasanga ntisiyo, ejo ugakora amakosa bagatangira gukurikirana, kandi burya nyine bagiye kuri iki kibazo bakurikira ku mizi yacyo, bati watanze ADN ni dogiteri runaka, bagasanga nanjye nabaye nyirabayazana. Nanjye ntabwo niyo mushyize muri iki kibazo cyawe ugomba kukitwaramo nk'umuntu w'umugabo. Thank you, nzabikora. Ntuzakora ikosa, reka tugende. Let's go. Sawa. Ibyoje byanjye. Ça va? Non. Mais ça va? Yeah. Seriously? Don't worry, I'm good. I can see it. Ntabwo meze neza. Tell me, yagenze bite? Baby, ntuhangayike, njye meze neza nta kibazo, ahubwo se none yaryamye. No, first wait. Like, wari usanga umumagara at least 8 times per day. Uziko uheruka kumvugisha ukihava? Okay. Umunsi nawe n'akazi kenshi cyane gatandukanye nako nahoraga no kumwira iminsi. So rero nagira ngo kwirengagiza ko ntagukunda. It's not like that. I know. Don't worry, okay? Okay. Nice. Basi mbwira ubanza ufungure cyangwa ubanza ukore dushe? Kimwe ndi gukora. No, please, nagutekeye. Yaba kurya, yaba kuryama, yaba kurya cyangwa gukaraba, nta na kimwe ndi gukora. Babe, are you fine? No, please. Yagenze bite kuri kurira? Baby, maybe you're hiding something, right? Ndagukunda. I know. But please don't cry. Ikimbabaza nuko umurana guhereza ibyo ukwiye. Gute se babe? Gute koko? Yego, tuba mu nzu nziza, dufite umuryango mwiza, imodoka, ariko njye ntabwo mbona ko bihwanye n'imbaraga ntakaza mu kazi nkora. Ukwiye ibintu birenze, ukwiye kuba muri etaje. No way. Nkwiye gutwara imodoka irenze iriya. I appreciate. Umwana wacu akiga mu mashuri arenze, akajya no kwiga no hanze. So that's why rero mpangayitse, ndi kwibaza n'ikiba nakoze. No, bizaza darling, bizaza, sibyo? I know ushyiramo effort nyinshi, bizaza, right? But don't cry, right? Please. Okay.
iki cyumba kiratunganyije. Of course. But tubanza ukarya at least sibyo urashonje I can see. Let me go to sleep first. Basi kora douche. Uruhuke. Wenda sinzi aho nahera mbivuga cyangwa mbisobanura, ariko ikiri kundewe umutima wanjye ni ugusaba imbabazi ku muryango wanjye, nkasaba imbabazi sosiyete nyarwanda muri rusange, ariko ikiruta byose ndasaba imbabazi kwiruta byose ariyo yaduhanze. I'm so sorry.